Keza ari he? Keza ajyanye na wa mugabo ngo bagiye kureba umubyeyi banze. Wa musaza wewe. Wese umeze ute? Nta rungu ugira hano? Nta rungu mba mfite ibirenge ngo imbere bateze uretse ko na abonnement yashizemo ariko nta birenze wese ko bateye bitinde. Ariko ndabona umeze neza hano. Meze neza siko meze neza cyane ahubwo. Simbizi n'uburyo tunakubwira singiye kubeshya nyine nibwo bwa mbere naba mu buzima nta stress mfite nta mvuga ngo ibintu byanjye bigiye guhomba nyine mbayeho ntuje nkeneye kurya gusa nta kindi kibazo mfite. Nta stress nyinshi pe. Urabibona neza ku gihe? Ntabwo bizi nyine turabibona neza ku gihe ibyo uzana nyine ibyo usiga hano ibyo turya hashya ibindi ariko nyine ndagushimira waramfashije sinabona uburyo ki nkushimira kuko kuba meze uko nezerewe nuko Imana imbitura. Ntabona uko nshimira koko se shase nabibona kuko nabona iki naguhemba. Uri umuntu mukuru kabisa. Ubu nta kintu wabona wampemba noneho nk'umuntu wakoze hari ahantu wakoraga n'abantu bose bazaga ubu nta nubwo wigeze ukurirayo byibura ngo umenye ko hari ikintu washimika. Gushimira simbyanze ariko sinagushimira nta kintu icyambere cyose mfite amafaranga arenze ayawe ngo nta nyine sinagwe ibiryo se utarya nta kintu nyine nagukorera aka kanya ngo bitewe nyine n'uburyo ukingiye wenzi icyo wamfashije uburemere bwabyo ntabwo nabona icyo nakwitura pe. Njye se nyikubwiye ko numva agiye mbwira pe mbwira icyo numva nagushimira ndakigukorera cyari nyama kigikiza kandi icyo kintu gikoze ni ukuri kose uzi ko icyo kintu gikoze ni inzu nayiguha.